Philadelphia Imana iratsinda. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ijye ibagirira neza. Turasuhuza inshuti zacu, inshuti za Kristo mwese, abadushyigikira, abadufata amaboko, abadusengera kugira ngo uyu murimo ukomeze ujye mbere, abawutera inkunga mwese, Imana y'amahoro ijye ibagirira neza. Rero n'abandi mwese mutabishoboye ariko imitima yanyu ibyifuza, Imana yo mu ijuru ibashoboze. Reka tugiye kwakira umushumba wacu Pasiteri Serugendo Dismas abasuhuze atugezaho n'iki Imana yamushyize ku mutima. Karibu tuguhaye ikaze. Turabashubuje kitondo kiza, Imana ibane namwe. Tunejejwe n'Imana kuko twageze imbere y'ubwiza bwayo, tugiye kubageza ubutumwa bwiza bw'Uwiteka. Turasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yeremiya gice cya 35, dusoma murongo wa mbere kugeza kwa 10. Ni magambo maremare. Igitutunga ikitukomeza ni ijambo ry'Uwiteka. Nituyoborwa n'Umwuka Wera tukabasha kuryakira neza, tukabasha kuryumva neza, ijambo ry'Imana irakomeza umukiranutsi. Reka tusomere iri jambo. Bene Rekabu banga kuva ku isezerano rya sebuja ya sekuruza. Bene Rekabu banga kuva ku isezerano rya sekuruza. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti: jya mu muryango wa Rekabu uvugane nabo, kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe imvino banywe. Nuko nzana naza Yazaniya mwene Yeremiya mwene Habaziniya na benese n'abahungu be bose n'umuryango wose wa Rekabu, mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Igadaliya umuntu w'Imana, cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri ejuru y'icyumba cya Mesaya mwene Shalumu umunyagi. Maze ndereka imbere y'abahungu b'umuryango wa Rekabu ibicuma byuzuyemo mvino hamwe n'ibikombe, ndababwira ndi munywe imvino. Ariko barakana bati nditunywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sokokuruza wacu yadutegetse ati ndimuzanye mvino, kandi cyangwa ndimuzanye mvino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose, kandi ndimuzubake amazu, ndimuzabibe imbuto, habe no gutera izabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzabe mu mahema iminsi yose, muzabe ariho kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Natwe tumviye itegeko rya sogokuru Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu, iryo yadutegetse byose, kugira ngo tutanywa mvino mu minsi yose, twese n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, nituyubake n'amazu yo kubamo. Nuko nta zabibu tugira, nta n'imirima, habe n'imbuto.
ahubwo tuba mu mahema tumvira tugakora ibyo sogokuruza wacu Yonadabu yadutegetse byose. Amina. Mana ishimwe. N'amagambo maremare kandi bidusabamo kuyumva mu buryo bw'ubwenge. Ubutwe w'ijambo turavuga umukiranutsi wese akuriye kumvira itegeko ry'Imana. Umukozi w'Imana akuriye kumvira itegeko ry'Imana. Abakristo tukuriye kumvira itegeko ry'Imana. Abizera Kristo bese tukuriye kumvira itegeko ry'Imana. Nguko turi mu gihugu cyacu, ushaka kuba munyarwanda yumvira itegeko ry'igihugu. Umunyamahanga uza kuba mu gihugu n'abagomba kumvira itegeko ry'igihugu. Bene Rekabu banga kuva ku isezerano rya segokuruza. Hano uyu Rekabu yari umwe mu Bisirayeli, yasize abwira umuryango we cyangwa se abagirira inama, abaha itegeko y'umuryango buryo bagomba kubaho kandi icyo bagomba gukora. Bamara igihe bagendera mu iyo tegeko rya segokuruza wabo, ariko umunsi umwe Mana iza kureba itekerereza kubw'uwo muryango wa bene Rekabu, ireba myifatire ya Bisirayeli, abayuda n'abari batuye Yerusalemu. Mana igendera Yeremiya, niyo twasomye hano ijambo Yeremiya rivugira. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuga uti ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti, jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubaye mvino banywe. Yeremiya amaze kumva iyo tegeko ati, ugende mu muryango wa Rekabu ubajyane mu rusengero mu cyumba kimwe, hanyuma ubicaze mu icyo cyumba, uzane imvino ushira hagati yabo, ubabwire ko ala sante munywe imvino. Ategekwa gutyo n'Imana. Yeremiya amaze kwakira ubu butumwa bw'Imana, hano atubwira iki? Nuko njyana, ntabwo yagiye wenyine, nuko njyana na Yozaniya mwene Yeremiya mwene Habaziniya na benese n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu, mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hananiya mwene Igidaliya umuntu w'Imana, cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagihe. Akora ibyo byose, afata abo bantu bamwe yabashize nk'abahamya, akusanya n'umuryango wa bene Rekabu bose abajyana mu icyo cyumba. Maze abageze mu icyo cyumba, murongo ukurikiraho hano iratubwira, navuze ko ni amagambo yo kumva mu buryo bw'ubwenge. Tuba muri iyi si, tukorera Imana, ariko Imana iratugenzura, Imana iratugerageza, irebe koko nimba tubaha itegeko ryayo mu kuri no mu mwuka, irebe buryo tukora murimo wayo mu kuri no mu mwuka. Nasanze iyi minsi amaze kubamo kavuyo ku murimo w'Imana, abantu batakishaka kumvira itegeko ry'Imana. Buri muntu ashaka kuhagara ku munara w'Imana nguko yishakiye. Aranabamwe bikubita igituza bavuga ibyo bashaka. Aranabamwe batakivuga ko ndi Yesu wakoze imirimo, basigaye bavuga ko ari ngiye nakoze. Yesu atufashe kandi Yesu atubabarire. Ibindi mishinga twabikora nguko twifuza, twakoresha ubwenge bwacu, ariko kuva nakiri agakiza bagiye batwigisha, abo twasanze mu gakiza batwigisha kucishwa bugufiya.
kumvira abayobozi, kubaha amategeko y'Imana, gusenga ugakiranuka ushaka imbaraga z'Imana, no gusoma ijambo ry'Imana. Ati buriya niyo bituhungura ubwenge bwo kugendana n'Imana, tukabasha kubaha amategeko y'Uwiteka. Yeremiya arumvira Imana, afata abahamya, akusanya n'umuryango wese wa bene Rekabu. Maze nereka, bageze muri icyo cyumba Yeremiya we arimo kuvuga, maze nereka imbere y'abahungu b'umuryango wa Rekabu igicuma cyuzuyemo imvino hamwe n'ibikombe. Ashiramo igicuma cyuzuye imvino nziza, imvino iryoshe. Ngibyo birimo kukubuza amahoro. Numva bamwe bavuga ko ari umuhama, simbizi kundu bimeze. Yeremiya nawe mani mutegeka guhamagara umuryango wa Rekabu, bene Rekabu, abashiriramo icyo gicuma cyuzuyemo imvino hamwe n'ibikombe. Ndababwira ni munywe imvino. Yeremiya abwira umuryango wa bene Rekabu. Bamaze kugera muri icyo cyumba, ati bene data, mbahaye ikaze kandi ndakiri nariba mpamagariye. Aya, mbere ya byose mwakira imvino ni munywe. Sinzi nimba mw'uwo muryango ari ubahagarariye, kuko ntabwo yabura mu muryango, ariko barahakana bati nditunywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse. Nize ko ijambo ryavuzwe n'umwe wahagarariye umuryango, ati ntabwo tunywa imvino, kuko sogokuruza wacu yatutegetse ati ndimuzanywe imvino. Turi mu ijambo rivuga kumvira Imana. Aba bumviye ijambo ryaturutse mu kanwa ka sogokuruza wabo, mwumve amategeko yasize abaraga. Nimba mushaka kubana n'Imana neza, nimba mushaka kurama mu iki gihugu Imana yabazanyemo, mugomba kutanywa imvino. Ati ndimuzanywe imvino, ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose. Ntabwo yabategetse bonyine, ati ari mwe, ari abana banyu, ntagira umuntu n'umwe usoma ku mvino iteka ryose. Kandi ndimuzubake n'amazu. Ababuza no kubaka amazu bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano, ndimukanywe imvino, ndimukubake n'amazu, ndimuzabibe imbuto, habe no gutera imizabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzabe mu mahema imisi yose muzaba muriho, kugira ngo murame imisi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Yesu adufashe. Uyu sogokuru yasize aragwa mu muryango, ndibakanywe imvino, ndibakubaka amazu, ndibakahinge cyangwa kubiba izo mizabibu cyangwa kuzigira, ahubwo bazabe mu mahema y'Uwiteka imisi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare imisi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Bwana Yesu asifiwe. Itoro ry'Imana, tumva ijambo ry'Imana ku bantu barimo kudutega amatwi. Ababuza ayo mabwiriza muri icyo gihugu bimukiyemo. Uyu muhungu hano aravuga iki? Natwe tumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu. Tumviye itegeko. Ibintu birimo kutujyana kure mu iyi minsi. Urebye isi yose, ubusinzi buri ku mwanya wa mbere. Bandu bashakisha imvino ku manywa na nijoro. Kandi itegeko rya kabiri yabahaye, kandi ndimuzubaka amazu. Nize ko iterambere mu iminsi ni kubaka amazu. Ndimuzabibe imbuto, habe no gutera izabibu cyangwa kuzigira. Ubuhinzi nabo buri ku mwanya wa mbere. Ahubwo muzabe mu mahema imisi yose, muzaba
muriho kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Ababuza kuhinga kunywa imvino cyangwa kuhinga uruzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo mwebwe muzagume gusa mu hema ry'Uwiteka. Dawidi yaravuze ko narishimiye igihe cyose bambwiraga ko ngiye mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana harimo amahoro, mu nzu y'Imana harimo umugisha. Nuko uyu munsi mwiza abantu tutagifite ishurirwa yo kuba mu nzu y'Imana. Kumibyiza usigaye ubona amateraniro abantu babuzemo, basige bari abakristo bo gucyumweru gusa, kandi bari ku cyumweru bandu bareba mu masaha, bihutira gusohoka, bihutira kureba amatelefone, bihutira kumva amatelefone, hata bandu batashaka gukora iki, kwita kuba mu nzu y'Imana. Ababuza sogokuruza wabo, ababuza ibyo byose by'ingenzi ibirimo kugusha abantu mu iminsi, ibirimo kujyana abantu mu iminsi. Abwira Yeremiya ati natwe twumviye itegeko rya sogokuruza Yonadamu mwene Rekabu wacu iryo yatutegetse byose, kugira ngo tutanywa imvino mu minsi yose, twese n'abagore bacu. Ntabwo ari kuri bo bonyine, n'abagore bacu. Iminsi usigaye usanga hari abagore b'abasinzi, atibuka ko bafite abana, atibuka ko buryo nakwifata ngashaka Imana kugira ngo mbeho. Nidushaka kubaho, nidushaka kumara iminsi yo kubaho, mureke tumvira Uwiteka, kandi Uwiteka anezezwa n'umuntu ubasha kumwumvira. Twese n'abagore bacu, n'abahungu bacu, n'abakobwa bacu, nitwiyubakire n'amazu yo kubamo. Amubwira ibyo sogokuruza wabo yababujije, nitwiyubakire n'amazu yo kubamo. Iminsi buri muntu arifuza kugira inzu, kandi akagereranya ati nanjye nagira inzu nk'akanaka. Nuko nta zabibu tugira, asobanurira Yeremiya muhungu w'abandi, nta zabibu tugira, nta n'imirima habe n'imbuto, ahubwo tuba mu mahema tumvira tugakora ibyo sogokuruza wacu Yonadabu yadutegetse. Bwana Yesu asifiwe. Aba bandu banze gukora iyo mirimo yose sogokuruza wabo yababujije. Twavuze ko ari hafi ingingo 3 cyangwa 4. Kutanywa imvino, cya kabiri kutakora iki, kutubaka amazu, kutahinga izo mbuto cyangwa kuzigira, ahubwo babe mu mahema y'Imana misi yose mu kya gihugu bimukiyemo. Kandi mwebwe n'abagore banyu, n'abahungu banyu, n'abakobwa banyu, hatagira umuntu n'umwe unywa imvino, kandi mwese mugume gusa mu mahema, kugira ngo muzabe mu iki gihugu mwimukiyemo. Itwebwe abo bahungu baremera kumvira iyo tegeko ya sogokuruza wabo, barayubaha, bigumira mu mahema, bagendana n'Imana, basenga Imana, bakora murimo w'Imana, bubaha amategeko y'Imana, niyo mategeko sogokuruza wabo yabasigiye. Kandi mumva ko yababwiye ko mugume mu mahema kugira ngo muzarame mu iki gihugu mwimukiyemo. Bwana Yesu asifiwe. Mbabazwa n'umuntu wakiriye agakiza, afite inshingano cyangwa muhamagaro, ariko atashaka kuikoresha neza. Bamwe basige navuze bikubita igituza, usengeye umurwayi agakira, ntabwo ari wowe. Uhanuriye umuntu bigasohora, ntabwo ari wowe. Mube mumenya ko ari imbaraga z'Imana ikora mu bantu bayo. Yesu adufashe kandi atugire neza. Reka tumve igiciro cya kabiri mu icyo gice cya 35 Yeremiya 12 tugeze ku 17. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, kuko baramwakaniye ko ntabwo dushaka kunywa imvino nuko wadutegeka uyu munsi, twebwe ntabwo twayanywa, kuko sogokuru wacu yasize atubuza kunywa imvino, atubuza kubaka amazu, atubuza kuhinga imizabibu cyangwa kuzigira, adutegeka kuba mu mahema y'Uwiteka imisi yose. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, uko nuko Uwiteka Nyiringabo Imana y'Isirayeli ivuga ngo, genda ubwire abantu
hano sasa nindi jambo ry'Uwiteka yamutegetse ahamagare umuryango wa Rekabu abahe imvino, bo banga kunywa, ati ni itegeko rya sogokuruza wacu. Hano iri jambo reka tubanze tuyisome. Uko nuko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Israeli ivuga. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Israeli ivuga ngo genda ubwire abantu b'i Yuda n'abatuye i Yerusalema uti, mbese ndimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye, niko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekebu ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa imvino yarasohojwe kugeza na bugingo n'ubu. Ndibayinywa kuko bumviye itegeko rya sekuruza, ariko nje navuganye namwe ngazinduka kare ngababwira nti murakanyumvira. Murongo wa 15, kandi nabatumyeho abagaragu banje babahanuzi ngazinduka kare ngabatuma nti nimugaruke umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niyo muzaba mu gihugu nabahaye mwebwe n'abasokokuruza. Ariko ndimwanteze amatwi abe no kunyumvira. Murongo ukurikirayo 16, mubone Yonadabu mwene Rekabu basohoje itegeko rya sekuruza yabategetse, ariko ubu bwoko bwo ndibunyumvira. Nico gituma Uwiteka Imana Nyiringabo Imana ya Israeli ivuga ngo, dore ngiye gutera Ubuyuda n'abatuye Yerusalema bose byago byose nabavuzeho. Hano Imana igaragaza akahinda ke ku bwoko bw'Imana, Abayuda n'abari batuye Yerusalemu. Navuze ko ni akahinda kumana, kuko aravuga ko banze kuyumvira mategeko yose Imana yabategetse. Amagambo y'Imana yabatumagaho banze kuyumvira. Yatumaga abahanuzi bakazinduka mu gitondo bakababwira amagambo y'Imana, ariko Abayuda n'abatuye mu Yerusalema bo bari banze kumvira Imana. Hano twavuze ko Imana igaragaza akahinda ke, aravuga ko nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo Imana ya Israeli ivuga ngo, dore ngiye gutera Ubuyuda n'abatuye i Yerusalema bose ibyago byose nabavuzeho. Bene data, mu buzima bwacu, cyangwa reka tugereranye itorero mu imisi, abavuga butumwa baravuga butumwa bwiza, abakozi b'Imana baragirira intama, abahanuzi barahanura amanwa na nijoro. Uyu munsi n'ubuhanuzi bumaze kuba kavuyo na desordre, itakigendera mu kahunda nk'uko bikwiriye. Bandu bikubita igituza, bandu bafite amagambo batacishwa bugufiya kubw'Imana. Ariko ibyo byose bitugaragariza ko Mana yatumiraga ubwoko bwayo, amagambo yayo. Bakozi b'Imana baratwigisha, abahanuzi baratuhanurira, ariko ubwoko bw'Imana imisa abantu benshi batashaka kumvira. Turebe mu gihe tutashaka kumvira Imana, mu gihe tutabasha kwakira magambo y'Imana, iyi misi ndukabwira umuntu kureka icyaha kumvire. Iyi misi abantu bose barashaka amagambo y'umugisha, amasezerano yo kujya hanze, amasezerano yo kubona ibyiza. Nabyo ni byiza, ariko bikorerwa n'Imana mu gihe cyacyo. Nta mugisha wo mu byaha. Tubanze twihana ibyaha, tubireke, tube abakristo bumvira Imana, na niyo Mana izasohoza isezerano ryayo. Ariko mu gihe tutumvira ijambo ry'Imana, mu gihe tutahinduka, mu gihe tutubaha amategeko y'Imana, Imana no kuhana abantu yabahana, no kutabagezeza Kanani ntabwo ishobora kubageza Kanani. Icyo ngubwira ni ukuri.
uhagarare ku munara wawe wisuzumye mimisi uvuge ko eske ndumvira Imana. N'abantu bamwe barimo kwiratira impano z'Imana bafite, akibona ko we nta cyaha afite, abo abwiriza gusa nibo banyabyaha. Korari kahagarara mu ahera Imana idutunga urutoki ati ni mwebwe mutihaniye murarimbuka, mutihaniye murarimbuka. Ariko ube wigenzura ku butumwa bwizo bwiriza abandi. Nanje ndimo kubabwiriza uyu munsi mwiza, umvira itegeko ry'Imana. Ese nanje numvira itegeko ry'Imana? Kandi mundu wese utumvira itegeko ry'Imana ntago ahirwa neza. Mana ntago muhesha umugisha nguko bikwiriye. Kubera iki? Mana niwe nyiri cyubahiro, Mana niwe nyiri ububasha, Mana niwe ikomeye, Mana niwe ishobora byose. Ibyo dukeneye byose biri mu maboko y'Imana. Se kuki tukeneye umugisha uva ku Mana, tukeneye ko Imana yahindura amateka, tukeneye ko Imana yadukura ku gipimo turimo, kuki tutashaka kumvira Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ati abana nimushaka, sinzi nimba ko Efeso, ati nimushaka ko igihe cyanyu cyo kubaho ku isi kibe kirekire cyangwa kibe kinshi, mugomba kumvira ababyeyi banyu. Se aho Imana itegeka abana bumvira ababyeyi, nibyo bizatuma imisi yabo yo kuba ku isi ibe myinshi. Se twebwe tukomba sasa natwe gukora iki? Kumvira Imana. Mu gihe natwe tumvira Imana, misi yacu yo kubaho izaba myinshi, kandi Imana izatuhesha umugisha, Imana izatwishimira. Yesu nagaruka kujyana itorero abemeye kumumvira bagashira mu bikorwa ibyo yabategetse, bagakora murimo wayo mukuri no mu muka, iyi misi yuzuye amashari ku mitima y'abantu, abantu batagikundana, abantu batakigirana inama. Hari n'umuntu umugirira inama gufata ng'umwanzi, hari n'umuntu adashaka no ko wamubwira mwene data bimeze gutya na gutya. Se Imana ntago yamanuka ize itwigishe tena, ize ikora iki? Itugirira inama. Yatusigiye abakozi bayo bafite amavuta, bafite kuyoborwa n'Umwuka Wera. Bene Yonadamu, Simbizi, bene Rekabu bemera kumvira itegeko rya sokokuruza babo. Ndimukanywe mvino cyangwa abahungu banyu, abagore banyu, abahungu banyu n'abakobwa banyu. Nabo barakanira Yeremiya. Yeremiya yari umuhanuzi w'Imana ukomeye. Icyo yakubwiraga cyose nawe ugomba kuhinduka umushiti uvuga ko n'Uwiteka yabivuze. Ariko uyu muryango wa bene Rekabu banga kumvira Yeremiya ati shwida ntago tunywa imvino kuko sogokuruza yaratubujije. Atubuza kubaka mazu, atubuza kuhinga mizabibu cyangwa kuyitunga, atusaba kuba mu mahema y'Uwiteka gusa. Yesu abane natwe kandi Yesu atugirire neza. Tukanguke bene data, nimba Imana yagushize kuba muyobozi runaka ku murimo wayo, menya ko ugomba kuyumvira. Nimba ufite impano y'Imana, ugomba kumvira Imana no kubaha amategeko y'Imana, ukera abandi imbuto nziza, ukaba rugero rwiza ng'umukozi w'Imana. Reka turangirize ku y'umurongo wa 18-19 mw'icyo gice cya Yeremiya 35. Maze Yeremiya abwira ab'umuryango bamaze kumwangira kunywa imvino. Mana yo yarabirebye avuga se kuki bene Rekabu barahagarara ku itegeko rya sogokuruza babo, ariko ubwoko bwanjye nitoranirize abayuda n'abatuye Yerusalemu bo bakanga kumvira amabwiriza yanjye, bakanga ko mbigishe. Mbatumira abakozi banjye b'abahanuzi bakazinduka kare bajya kubabwira amagambo yanjye, ariko bo banze kunyumvira. Hano Mana ari igihe tubabaza Imana ikagira akahinda, kuko yatuhaye cyizere kudutoranya kuba bwoko bwayo. Murongo wa 18. Maze Yeremiya abwira abo mu muryango wa Rekabu bati uko nuko Uwiteka avuze. Bamaze kwanga kunywa imvino, ati Mana nawe irabareba buryo bihagaze, buryo bifashe. Ati uko nuko Uwiteka avuga, Nyiringabo Imana ya Israeli, Mana ifite bubasha, Nyiringabo Imana ya Israeli iravuga ngo. Kera umuntu yumvaga ko Uwiteka Imana ya Nyiringabo Mana ya Israeli iravuze ngo, witotitira kuko mumviye itegeko rya sogokuruza wanyu,
kuko mwumviye itegeko rya sogokuruza wanyu. Irabashimira nabo uyu muryango wa Rekabu, kuko mwumviye itegeko rya sogokuruza wanyu Yonadabu, mugakomeza amategeko ye yose kandi mugakora ibyo yabategetse byose. Imana irareba ko uyu muryango bemeye kumvira Imana, bakubaha amategeko ye, bagakora ibyo yabategetse byose. Nta muntu wakwanga kuyubakira inzu kandi afite bushobozi. Nta muntu wakwanga kuhinga mizabibu kandi afite izo mbaraga n'umurimo hari. Nta muntu wakwanga kunywa mvino. Ibyo niyo bintu byecanza abantu mu iminsi. Iyi weekend abantu benshi bagiye kuhura tukunywa mvino, businzi, busambanyi. Uriyo gushima Imana ko warakoze ni bake. Nicyo gitumye Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Iyi ni umugisha ukomeye umuryango wa bene Rekabu baje guhabwa n'Imana, kubera ko bumviye itegeko rya sogokuruza wabo yabategetse kandi bagashira byose mu bikorwa. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Ntago, reka tuongereho, ntago Yonadabu mwene Rekabu azabura umugabane mu iki gihugu. Yonadabu mwene Rekabu umuryango we ntago bazasonza, ntago bazicwa n'inzara, ntago bazapfa gupfa, kuko bemeye kumvira itegeko rya sogokuruza wabo kandi bakarishira mu bikorwa. Mana idufashe, Mana itugirire neza. Ayo niyo magambo y'Imana twari wo kuganira k'uyu munsi. Sasa wowe nanjye utwisuzume. Abantu twifuza kurama ku isi, twifuza kuhabwa umugisha ku isi, ariko nasanze ko byose bituruka ku Mana. Uyu muryango wa bene Rekabu bahabwa undi umugisha n'Imana, kuko Imana yabonye bemeye kuhagarara ku itegeko rya sogokuruza wabo. Se twebwe turemera kuhagarara ku itegeko ry'Imana. Usanga umuntu akiri muri Afrika agerageza gukiranuka no kwitwa mu Kristo, ariko Mana mugiriye neza akajya muri Amerika, muri Europa, muri Aziya, iki Kristo kimuvamo. Mundu akiri umukene agaragaza gukorera Imana, akubaha amategeko y'Imana, ariko abonye inzu nziza, abona imodoka nziza, twebwe turahinduka. Ariko suko bigomba kuba. Mane dushoboje bene data, dutunganye nzira mu bibihe, tuhagarare neza ku murimo w'Imana, dukorera Imana twiyumvira, dukorera Imana tuhinduka umushitsi. Bakozi b'Imana namwe muhagaze neza, mwigisha abantu ukuri, kuko Imana izatubaza natwe. Abantu bahisha ukuri bakashigikira ibibi. Ni iminsi yo kubwira abantu kuba maso, ni iminsi yo kubwira abantu kwitegura kwa Kristo, kuko Yesu azagaruka. Se nagaruka agasanga tutakiubaha amategeko y'Imana, tuzagenda. Ariko babene Rekabu bahagaze ku izamu ryabo, bacungana n'itegeko ry'Uwiteka. Burwayi ufite ubaha Imana, bibazo ufite ubaha Imana, amategeko y'Imana. Nitwahagarara neza mu kubaha amategeko y'Imana. Baririmba turirimbiraga gakorase bavuga ko ikura gucavu ikicaza n'ibikomangoma. Se kuki we ushaka umugisha w'Imana? Iyi minsi usanga abantu byifuzo batuzanira ni byifuzo byo gushaka umugisha gusa. Nta muntu ushaka ubugingo, nta muntu usaba Imana agakiza, nta muntu usaba Imana imbaraga zo kunesha ibyaha. Ariko izatuha umugisha yayo mu gihe bona tutumvira amategeko y'Imana. By'Imana ntago ari by'ubuntu, by'Imana ntago twayikanga, by'Imana ntago twayitegeka, by'Imana nukumvira, by'Imana nukubaha, by'Imana nukureka ibyaha, by'Imana nuguca bugufiya. Bamwe bararakazwa n'amasezerano, myaka maze Mana dasohoza amasezerano. Reba ko nimba uracyumvira itegeko ry'Uwiteka, reba ko nimba uracyagendera mu mucyo mwiza w'Imana, reba ko nimba uracyaca bugufiya mbere y'Imana. Uwiteka dufashe, Uwiteka tugirire neza. Navuga byinshi, ariko ijambo ry'Imana yashatse ko tuganire ni iryo ngiryo, kumvira amategeko y'Uwiteka. Bene Rekabu banga kuva ku isezerano rya sogokuruza, byaje gutuma Imana bahesha umugisha.
witeka bane namwe, Imana ibagire neza. Wisuzume nanjye nisuzume, turebe ko nimba turacyubaha amategeko y'Imana. Nimba tusanga ko tutacyubaha Imana, reka tuyigarukire. Imana ibahe umugisha kandi isobagirire neza. Amen. Imana iha umugisha umukozi wayo kubw'ijambo ryiza. Imana irabaza ngo mbese bene Rekabu niba baranze kuva ku isezerano, ku itegeko bari bahawe, bakanga kuva ku isezerano rya sekuruza wabo, ese mwebwe kuki mutanyumvira? Kuki nababwiye, kuki nagize? Imana iratubwira ariko ntitwumve. Kandi ngo banze kuva ku isezerano sekuruza wabo yari yarabahaye ryo kutanywa vino, ryo kudahinga, ryo kutubaka amazu. Arababwira ati muzabe mu nzu y'Imana gusa, muzatungwe n'ibyo mu nzu y'Imana, ntimuzajye hanze, ntimuzakora imirimo yo hanze. Ngo barabyubaha, bakora ibyo sekuruza wabo yabahaye, kugeza n'igihe Imana yatumye Yeremiya ngo genda ubahe vino banywe barye. Baranga, baravuga bati sogokuruza wacu yasize avuze ngo ntituzanywe vino kandi ntituzahinge, nta n'imirima tugira, nta n'amazu tugira, ntitwigeze twubaka, imirimo yo hanze ntayo tuzi, niko sogokuruza wacu yasize atubwiye. Imana ikavuga iti mbese mwebwe kuki mwanga kunyumvira? Imana yari ifite agahinda kuko yo iduha amasezerano ntituyumvire, kandi b'abantu barumviye sekuruza wabo. Imana rero itubabarire, iduhe kuyumvira, iduhe imbaraga natwe twumvira Imana. Imana irahira ivuga ngo ni ukuri ntabwo mu nzu ya Rekabu hazabura umusimbura ku ngoma. Kubera iki? Kuko bari abantu bumviye. Iyo twumviye Imana turarama, iyo twumviye Imana tugira amahirwe. Iyo twumviye Imana, kumvira ni ikintu cy'ingenzi, nibwo buzima, niryo fatiro ry'ubuzima bwacu. Mureke twumvire Imana rero, mureke twumvire Imana. Sinzi iby'ijwi ry'Imana rikubwira, sinzi umuhamagaro wawe, ariko ugumemo, ukomeremo. Ni ukuri Imana yacu irazirikana. Twumvira Imana. Yarababaye ati kuki abantu banze kunyumvira? Aba bene Rekabu ko bumviye sekuruza wabo, kuki jyewe abantu banjye banze kunyumvira? Igenda ibibutsa ukuntu yabanye nabo ariko bakanga kumva. Natwe n'ubu Imana ibana natwe, dusubije amaso inyuma, tugize kwibuka, tukibuka imirimo y'Imana n'umuhamagaro wayo, tukibuka ineza yayo ku buzima bwacu, dusanga tudahagaze nk'uko Imana ibishaka. Tugiye gusenga rero, dusaba Imana ngo Mana duhe kukumvira. Aba ni abantu, uyu ni umuryango se wumviye abakuru, wumviye ba sekuruza, akabaha igihango baracyumvira. Ariko mwebwe, Imana itubabarire. Mana yacu, iri ni ijambo ryawe. Icyo dushatse, icyo twumvise, nuko kumvira ari cyo dushakaho muri iki gitondo. Tukumvira umuburo wawe, tukumvira icyo dubwira, tukumvira umuhamagaro, tukawuhagararamo neza. Abashumba bacu ntabwo tuzakubona uhagaze mu rusengero, ntabwo tuzakubona uhagaze mu mayira abiri, ntituzakubona mu ngo zacu uhagaze, ahubwo tukubonera mu ijambo, tukubonera mu bakozi bawe wishyiriyeho, nibo bambasaderi, niho tukubonera mu ijambo ryawe. Uduhe kukumvira. Ubwoko bwawe bwumvise iri jambo, reka batsindwe n'ijambo. Mwuka wera batsindishirize, abanihira umuniho, abatakikumvira basubiye inyuma, birwanirira, batumvira ijwi ry'Imana bakarininira, abatumvira ababayobora. Mana ni ukuri, Mwuka w'Imana ube ku bantu bawe uyu munsi, iki gitondo, abantu bakumvire. Hari abateshutse bava mu muhamagaro, bava mu gakiza, baba abanyamugirya nino, baba bamuzunga, ariko bagaruza ineza yawe. Ijambo ryawe risohoza ikirizanye. Iki gitondo Mana kibe igitondo cy'umugisha kuri buri mukristo wari wese. Buri mukristo wese yiha intego yo kukumvira, ave mu bibi akora ibyiza. Urakoze kubwira ijambo. Turasengera uyu mwanya kugira ngo abari barateshutse bagaruza ineza yawe, abari baracitse intege. Twagiye tubona abantu bagize ishyaka ry'umurimo wawe ariko ririmo ubwana, ntibakumvire, ntibahagarare nk'uko bishaka, kuko n'abayuda ngo bivukije amahirwe kubera ko bagize ishyaka ariko ririmo ubwana, ritarimo ubukuru, ritarimo kumvira. Ishyaka ritarimo kumvira ririmo ubwana. Duhe gukura rero, ubwoko bwawe gukura, bamenye umuhamagaro, bamenye ababayobora, bakurikize icyo babwira mu izina rya Yesu.
urakoze abatarakizwa bakizwe bagusange Kristo urakicaye ku ntebe y'imbabazi bagusange bakwakire nk'umwami n'umukiza niwe karuhura niwe ukiza ibyaha ugakiza n'umubiri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Mana humuriza abantu bawe abashonje abarwayi abafite ibibazo bitandukanye abanzwe n'imiryango yabo abanzwe nabo bakorana abanzwe n'inshuti zabo abo bose bagaruzi neza yawe uri Imana witwa ndiho niko wivugiye icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu dusengeye itorero dusengeye abashumba barishumbye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti shyigikira itorero Mana shyigikira abarushye shyigikira abarwayi shyigikira abacitse intege abababaye dusengeye igihugu cyacu dusengeye abayobozi bacu igihugu cyacu tugishyize mu maboko yawe imbaraga z'Imana n'uburinzi bwawe buboneke ku gihugu cyacu abayobozi bacu turabasengeye guhera kuri perezida ukamanuka hasi inzego zose ukuboko kwawe kwiza kuzibemo urakoze Mana shyigikira umurimo wawe shyigikira abera abarushye n'abaremerewe nubaruhure urakoze cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen Imana ishimwe mureke twumvira Imana yewe nkuyemo kumvira Imana mpagurukanye kumvira Imana niki dushakaho muri iki gitondo Imana ibagirire neza reka rero tubahe telefone tugendana kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye ni 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 33 na 4 93 rimwe 07 2 74 34 93 rimwe Philadelphia Imana iratsinda.